Ukuvanwa mu Misiri igice cya 11. Ibyerekeye icyago cya nyuma. Uhoraho yari yarabwiye Musa ati ngiye guteza umwami wa Misiri n'abaturage be icyago cya nyuma. Nibwo azabareka mugende ndetse azabirukana no burundu. None bwira Abisirayeli ari umugabo ari umugore asaba umuturanyi we ibintu bikozwe mu ifeza no mu zahabu. Nuko Uhoraho atuma abanyamisiri bareba neza Abisirayeli ndetse ibyegera by'umwami n'abandi banyamisiri bubaha Musa cyane. Musa akomeza kubwira umwami ati Uhoraho aravuze ati mu gicuku ndahita mu Misiri abana b'abahungu b'imfura bose bapfe kuva ku muhungu w'umwami uganje ku ngoma kugeza ku muhungu w'umuja upfukamye inyuma y'urusyo ndetse n'uburiza bwose bw'amatungo burapfa. Igihugu cya Misiri cyose kizacura umuborogo utarigeze ubaho kandi utazongera kubaho. Ariko mu Bisirayeli nta n'imbwa iri bumokere umuntu cyangwa itungo. Bityo muzamenya ko Uhoraho adafata kimwe Abisirayeli n'Abanyamisiri. Ibi byegera byawe byose bizansanga bimfukamire binyinginga biti genda wowe n'abantu bawe bose muri kumwe. Icyo gihe nibwo nzagenda. Musa avibwamo arakaye cyane. Uhoraho yari yarabwiye Musa ati umwami wa Misiri ntazita ku byo muzavuga bizatume nkora ibitangaza byinshi mu gihugu cye. Musa na Aroni bakoreye ibyo bitangaza byose imbere y'umwami, ariko Uhoraho yari yamunangiye umutima, umwami ntiyareka Abisirayeli bava mu gihugu cye.